Murakoze, nitwa Pascal, natashye tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019, ndataha ngeze mu Rwanda, nakirwa mu kigo cya gisirikare i Mutobo, kuko nyine nari umusirikare nagombaga kwakirirwa i Mutobo. Aho i Mutobo narahabaye twiga ingando. Ubwo iminsi mbere y'uko dutaha hari kubura iminsi 3 kugira ngo dutahe ingando irangire. Ubwo nibwo twagiye tubona aba staff baraje. Abo ba staff ni kabiri, n'urwego rwa kabiri ya gisirikare ibaho ngaho mu kigo Mutobo. Ubwo twagiye tubona baraje baradutwara, ngiye n'umuhungu bita Eric Akimana. Ibyo ari byo byose badutwaye tutazi aho tugiye, kuri nako biri ntabwo twari tuzi aho tugiye. Ubwo baratumanura batugejeje ku muhanda. Ubwo tuhasanga imodoka ya Land Cruiser, dusanga irimo umukoloneli w'umustaff, bigaragara ko ari we nyine abo ba staff baha raporo baho mu kigo. Ubwo nta kindi yakoze, yahise adutwara atujyana twerekeza vers Gisenyi. Tugeze i Gisenyi twasohoreye ahantu mu nzu, batwicaza mu nzu turicara. Ubwo uwo mukoloneli yahise afata imodoka aragenda. Mu mwanya mutoya twagiye tubona aragarutse, agarukana n'abagabo babiri bagaragara ko aribo bamukuriye noneho aha raporo nawe. Abo bagabo baraje baricara, turicarana, dutangira ibiganiro. Ijambo rya mbere baratubwiye bati courage. Ubwo batangira kutuganiriza, ninjye batangiriyeho. Barambwira bati tuzi neza ko witwa Pascal na mugenzi we tuzi neza ko yitwa Akimana Eric. Irindi jambo bongeyeho baratubwiye ngo igihugu kidushakaho umusahada cyangwa se icyo twakwita ubufasha. Twaratuje. Ubwo nanjye n'ikintu nabajije nti umusahada igihugu kidushakaho ni uwuhe? Baransubije bati dufite ingabo ziri muri Congo dushaka kugira ngo zijye kugaba ibitero aho FDL no ku mpunzi. Gusa dufite amakuru yuzuye ko we Pascal waje uturutse Kazaroho, dukeneye kugira ngo ubere umugide izo ngabo zaje ziturutse hano ku butaka bw'u Rwanda, zagiye muri Congo ziturutse ku butaka bw'u Rwanda. Nta kindi nakoze, narabemereye, mbemera ko Kazaroho mpazi kuko nari hasi y'amategeko nyine, mbemera ko ngomba no kubayobora abo basirikare nkabajyana i Kazaroho. Uwo Eric mvuga nawe yagombaga kujya kwerekana aho groupement des écoles iri, aho bita ku Douani. Ubwo twarambutse uwo mugoroba tukiva i Gisenyi, twambuka tugana muri Congo. Tugeze muri Congo twakiriwe n'umukoloneli bita Rusimbi, ari Goma, abantu bose baramuzi. Twakira, twereka aho turyama, aduha ibyo kurya. Bukeye mu gitondo baduha imyenda ya gisirikare toni tashi za Congo. Nyuma y'ibyo twashyizeho antibare, ariko antibare zo twari twazivanye mu Rwanda, n'ibindi bikoresho nka bote na kasike za gisirikare, za ponsho na mutorora, n'ibindi bikoresho bya gisirikare twari dushyiriye abo twagomba gusanga muri Congo. Ubwo ngewe nambutse ngewe n'undi muriyetina bita Gatete n'uwo Akimana Eric. Tugiye i Giseguro najyanye n'uwo muriyetina bita Gatete, Eric arasigara kuko yagombaga kujya kuba gide ku ngabo zari ziri aho bita ku Kabarozi, nazo z'u Rwanda, arizo zagomba kujya gutera muri groupement des écoles aho bita ku Douani. Ubwo twahagurutse aho ngaho Igoma mu gitondo kare nyine, ngewe n'uwo muriyetina tugenda tugana vers Giseguro, imodoka niho yatujyanye. Tugeze i Giseguro no kuvuga ngo imodoka yahagurutse Igoma, turagenda nta handi yahagaze, yahise igera vers Giseguro. Tugeze i Giseguro twahasanze ingabo z'u Rwanda koko nk'uko bari babimbwiye, gusa zambaye amatuni ya Congo. Aho ngaho twazisanze hari n'agaporoto gatoya kari kumwe nazo ka FARDC, ingabo za Congo, mu rwego rwo kugira ngo nyine gaporoteje hagize nk'umuntu wenda wabikanga cyangwa se nk'umuturage wahagera adatekereza yuko wenda ari abandi basirikare, dore ko muri izo ngabo z'u Rwanda bamwe batari bazi n'igiswahili. Twarahabaye iminsi igera kuri 3.
nyuma yaho tuza gutegura urugendo ruza ikazaroho. Ndabyibuka twavuye nko mu ma saa 9 mu gicamunsi, duhaguruka igiseguro tugana veri ikazaroho, turaza butwiriraho mu nzira, budukeraho tugeze inyuma yaho bita Kahunga ku nzira ijya muri kariyeri, aho bita ku kiraro cyo muri kariyeri. Twarambutse tukigera hakurya mu nzira agomba kutujyana ikazaroho, twari bimaze kudukeraho nyine nkuko maze kubibabwira. Ubwo tuba ducakiranye n'abasirikare babiri ba FDLR, sinzi iyo bavaga sinzi iyo bajyaga. Ubwo turasana nabo, twebwe elema yari iri imbere nyine, turasanye nabo baraducika. Mu kumara kuducika, ubwo icyo twakoze, abo bakomanda nyine barampamagaye barambaza bati Pascal, none wowe uzi hano kuva hano ugikazaroho hari igihe kingana iki? Ndababwira nti kuva hano ugikazaroho hari amasaha 2. Barongera barambaza bati none aya masasu barayumvishe? Narababwiye nti yego kuko hari hafi. Bafata umwanzuro ko misi ipfuye ko dusubiye hakurya ikahunga, bambwira yuko ngomba kubashakira ahandi hantu manyuze hatari aho twanyuze. Nabikoze nkuko babyifuza kuko ninjye wari guide. Ndongera mbacisha ku kindi kiraro tutanyuzeho, turambuka tugeze hakurya Kahunga, twubaka defense ahantu bita ku tanki ruguru Kahunga. Ni hagati kiwanja ni Kahunga, hari tanki y'amazi munsi y'ibarabara, abantu bose barahazi. Umuntu rusuzi hari nto twubatse defense. Turahaba imisi 2-3. Ubwo nibwo natangiye gutegura uburyo natoroka abo bantu. Hari ibintu byinshi byatumye ntoroka, ariko kimwe muri byo abantu bose barabizi. Muri iyo misi hari intambara zari ziherutse kubera igiseguro, hari abasirikare ba FDL bari bafatiweyo, abo babazanye aho muri defense y'Ikahunga bicwa mbareba. Ubwo nagerageza kujya nganira n'abandi basirikare bo mu Rwanda nyine bantanze aho ngaho, twari kumwe ahubwo tukaganira, bakambwira bati twebwe misiyo yatuzanye ntabwo twaje tuje gucyura impunzi, ahubwo baduhaye misiyo ko tugomba kujya tubona umuntu uwo ari we wese w'umunyarwanda tukamwica. Kuko ibyo bambwiye byari ukuri, kuko nanjye hari imirambo 2 nari maze kwibonera bishe mpari. Ubwo mpita numva yuko nyine misiyo yazanye ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo ari ukwica uwo zibonye wese nyine witwa ko ari impunzi ya FDL cyangwa se umuzikiro wa FDL. Icyo kiri mu bintu byatumye mfata umwanzuro wo kubacika. Ubwo ntegura ibyanjye mu mutima wanjye nyine mbacika, ariko manywa ndabyibuka hari nka saa 9. Ubwo maze kubacika, icyo nakoze namanutse mu bigori ndatanya ngeze ku ishyamba, mpita ngera ku mugezi wa Gicuri, ndoga ndambuka. Ubwo maze kwambuka, ubwo ngeze hakurya nashatse uburyo niyo orienta ahantu hari abaturage, kuko abaturage baba baharimo hakurya mu ishyamba baca amakara. Abaturage mbagezeho nsanga harimo n'abanzi banyorienta banjyana aho abasirikare bari. Ngeze ku basirikare nabanyurimo bikiya muri rugendo rwanjye. Ubwo maze kubanyuriramo, ubwo bahita batanga amakuru nyine muri komandoma y'Ikazaroho bavuga ko nyine naje. Ubwo wese wohereza abasirikare baza kuntwara banjyana muri komandoma nyine ya Sinayi aho natashye nturutse. Mpageze nabo mbanyuriramo mu rugendo rwanjye nyine uko byangendekeye nuko byangendekeye kugira ngo ntoroke. Barambwira bati niba ari uko byagenze icara utuze, ubwo ndi hano muri FDL. Ariko no kuvuga ngo muri make ibyo nasobanura ku byerekeranye nuko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Congo ni ibyo ngibyo. Hagize n'ibindi yenda mwambaza nasobanura nkurikije uko mwambaza, ariko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Congo zitwaje ko ari FARDC, n'ibitero byose zigaba ahantu hose ari FDL zivuga ko ari leta ya Congo yabikoze, ariko ari ingabo z'u Rwanda kuko ziba zambaye amatoni ya Congo. Murakoze, ndi umwe mu baje gutera ingabo za FDL, ariko nje nka guide gusa nyir'ubwo nuko Imana yabishatse, kuko nanjye nabonye ko atari byo, mfata umwanzuro ndatoroka. Murakoze. Murakarama.